ariko ubundi unzihe wowe ko numva uzi izina ryanjye ndakoze bihagije unzihe si ngombwa gusa mfite nimero zawe nakuvugisha umpaye uburenganzira nta kibazo ako ntabwo umeze neza ntabwo meze neza ndimo gushakira abana imibereho nyine ntabwo nakubwira muhanda kereka uze kunsura mu gihe utarayakoresha nyine icyo yaguhereye n'ubundi aracyaraye uzongera gutaha ziriya saa 8 saa 9 ntabwo nzongera kugukingurira waramutse neza wabaye iki byagenze bite se kandi amakuru ya telefone yanjye byagenze bite iyo telefone uretse kumbwira ko ubuze telefone n'amafaranga yego sindana konfirma neza ko telefone yabuze ntabwo nabyivangamo tese arakwica ako kanya umenya amafaranga wisusara ese kubyutse wambaye ingofero telefone none se urishobora kuri bubonere telefone ese ubundi inshuti zawe mwari muri kumwe ntabwo uzizi ndabazi none se kutababaza utabazi none se kutababaza ejo bundi nagiye kumureba ntabwo namubonye ejo bundi telefone wabuze ejo wishatse ejo bundi kugira ngo ugende bute nyine ndi kuvuga ejo niwe nagiye kumureba ugasanga ntabwo ahari ku kazi wari kumwe n'abantu bangahe dore abantu batatu babiri nikora mukobwa atatu ari kuvugana nawe yadusize uwo mukobwa umukobwa none se bose warababashije wapi na n'umwe ndabona aho sinavuye ngo yisusara tekereza kuba wabona amafaranga umunsi umwe ugahita uhura n'ibibazo bingana cyonzi cyo tesara kwica none wumva ko nigize ngo iki nta kintu nabona nkubwira telefone urayibuze iriho n'amafaranga ndaza kuyibona cyakora urizera se biriya ntabwo mwatetse nijoro numva ushaka kurya ndashaka kurya neruka kurya ryari wowe ikintu kikubaje ni ukurya umva nkubaze none se iriya telefone yawe ko hariho amafaranga menshi nta kuntu nuyibura wabarega wagenda kuri polisi bakayigushakira ariko wabanza ukajya muri abo bashuti bawe ukareba ko hariyo bafite wabona baranayikubikiye niba nshaka kubanza ndebe nimba bayimbikiye nimba nawe ushaka kumbwira ikigoryi nicyo genda uge kuri polisi ariko ubwo uribuka ukuntu watashye umeze ubundi siko utari kunsubiza ntabwo mwatetse nijoro mani banza ibyihutirwa si ubwo ibyihutirwa ni ukurya nahereye kare nkubwira ko ngukunda kandi urukundo rwose ngukunda
Imana zaga nsigira amavuta y'umuntu nk'umuvu wa Sharimari n'impamo ya muntu. ndabizi urankunda ariko Uranyizeye? ndakwizeye ariko ni gake. Ni gake gashoboka ntacyo ko turajya tugenda tuvugana tumenya day to day. Ibintu uzagenda ubyemera kandi nabibona. Mbese bisereye ko urukundo urarufite. Urukundo ndarufite. Nyine bya bindi byawe. Urukundo ndarufite ntabwo nakubeshya. Ndarufite kabisa. Reka tugerageze turebe. Tugerageze ni gake gake. Uru nirwo rugendo. Cyane. Ni impamo rwose. Zute. Fresh. Salama bro. Sawa kaka. Umeze bite se? Ntabwo meze neza. Byagenze ute se? Wa munsi ndi hariya ku kazi kanyu. So wabonye bari abajene nari kumwe nabo. Bari abajene turi kuganira ko ari tesi yarane inkunga shaka ko ngakora mu mugi. Bari abajene ndi kumwe nabo ni neto. Turi kuganira ukuntu tugiye gufatana gucuruza mu mugi. Uri kumva? Uriya mujene man ni birebire. Kwiki? Naburiye telefone hariya hantu. Niyo mpamvu se nabonaga uri kunywa nkaho wafashe mu kibina. Shebyo byihorera. Niyo wari uri gukonsoma ariya mafaranga uri kubagurira? Njyewe. Yari agukoresha? Mwari mwaryoshemo mvuga nti banza wafashe mu kibina wahamagaye n'umubebi nose. Bari abajama ntabwo muherukana umujama n'uriya mubebi. Oya ntago mberuka. Yakoreje ubundi baje ku kazi. Bashara ku kazi kanyu? Baraje baraganira banywa agafanta. Ako nkabona barimo baraganira utuntu ntago bahatinze. Cyangwa abo bajene barampangiye nje nabizi. None se sheri ufite ko umuntu magaritse ahangaha bimeze biti? Shasho uyu rero ni musaza w'inshuti yanjye. Yaje ku kazi ari kumwe n'umujama n'undi mubebi. Uyu nguyu? Bari kunywa inzoga nkagira ubwoba. None ariko uri kubyumva ko uyu mutipe ari wari uri kugura kandi ari ayo bamuhaye ngo akoreshe. None se umusa byagenze gute? Sobanurira. Njyewe nyine uwo munsi umujene wanje twaraganira. We akora mu mugi. Twaraganira njye namubwira jene nje ndatoboye. Kandi sinshaka kwicara hano ku murugo mbene nicaye mu rugo kandi arabizi akazi mu mugi wa Kigali byabaye ikimenya. Uri kumva? Ngiye gushaka make turebe ukuntu twacuruza. Urebe ko nawe wakwiteza imbere. Mana umujene turaganira ibintu byose turabipanga neza ibintu byose turabipanga. Umunsi sister kuko umuntu nago nafite amafaranga mu rugo bari kuyamereza ngagenda ngakora. Umunsi sister yama amafaranga ngabagamagara umujene ngabage amafaranga ubu ndayafite mu mufuka duhuze nimugoroba tuganire none birangira tuvuge ngo mu gitondo turabyuka ya masaha dupange nibirangira. Atamubwira ngo nari bogosha kandi turi buhurire uri kumva? Ndaga nari wowe ntuva mu kazi umamagare ndakubwira no duhurira. Nimugoroba ageze yaramamagaye turahura. Man, ndana spendinga mu makende avuga ngo ndaspendinga ku mujene wanje kuko ari n'undi musitata turi kuvugana. Nandi kuvuga turahurira ari. Avuga ngo nari ndabaspendinga wa magasenkani naribi. Tugasangira n'abaje. Nuko man, abajene nimba byarangiye nsinze abajene bakancomora phone. Nimba phone ya byagenze ute? Warayibuze? Man, nabuze telefone yanje. Yesu. Nabuze phone nabyutse mu gitondo kura kuno byuka mu gitondo kavuga ngo reka mfate phone ndebe ku rubugo kuno bimeze. Bivuze ngo uri no kwihamagara nticemo. Nago uri gucamo. Mwari mwasangiye inzoga mwese se? Twese twasangiye twese turi abatatu. N'undi musore wundi umwe ari kumva. Ariko we nuko yagiye nine tuyaje kutuvamo. Ariko Hello? Sawa. Meze neza.
ngo uretse gato mwese mwanywaga inzoga se twese twanywaga inzoga njye ntabwo nayo mbyitayeho cyane kuko ndi kuvuga n'abajene banjye turamenyeranye turazisangira buri munsi bose n'abantu muziranye n'ubu n'abantu tuziranye nawe no mwaka aho ushobora gusanga barayikubikiye warabarebye se ndi no kubahamagara nimba bambikiye no kumamagara bakamubwira ngo nufate telefone urahise kandi bari bayifite nimero ya sister wanjye ntabwo yayifite iyo se iriho uretse bafite ya sister wawe n'ubundi ya sister barayifite kuko uriya mujama yakurikira telefone iminsi ibiri kuko birashoboka kuko uriya mujama njyewe namuhaye ko nkunze Okay. Ko twaza guhura. Tangiye ndumva. Kuko twagize akaganiro bitaba ngombwa ko mwereza nimero ya sister yabonye ifoto ya sister akambwira ngo sister wawe ni mwiza mwereza passe guca. Buretse gato munese muri abo bajene hari wari uzi password yawe se kuri yavuga ngo arakwiba telefone ya transfer amafaranga yavaneho. Wari uyizi? Uriya mbebe tatari komwe. Azi password yanjye kuko ndi kwibuka ngambwira niba na nimero y'isi ariho ubwo rero ushaka barakwibye ko byagenda kose babaye barayimubikiye yabiriho ntibayikuraho ntabwo bayikuraho ubwo urumva niba itariho nimero ye bakaba tembeze ariko mwagiye mumenya abantu muri mu cyiciro kimwe wowe uri mu cyiciro kimwe na ba Tom n'abandi bangana na Tom uziko ngiye Tom ankurikira ariko uri umwaka kuko nabibonye uretse ko ngiye umwaka wanjye wo gukundana utaranagera kwanze dayi ntabwo uragera nzakundanira naragipanze mfite igihe nzabwira umuntu ngo ndamukunze haracyari iminsi barakwibye uratanga ikirego kuri polisi babashake kuko n'ubu bantu mwasangiraga babashake telefone bayigarure nicyo kintu gishoboka umva akira genda ushakishe ibya telefone nase wamukorera iki kintu amuveri ihangane ugenda uyishake nabo bashake byibura nubabona nibwo uramenya ibya ariko inama nakugira nzoga no kuzireka ntabwo azishoboye umwana ungana nawe nzoga no kuzihorera umusa amwihorera no kuzireka pe bamuhaye ibishoro by'amafaranga ngo ajye gukora azanye abantu ariko aragiye gufite abajama banje reka twishime uri umwana baguye amafaranga yo gukora ukoze kuvanamo make nyine ukavuga tereka twishime umwera yo wakoreye icyo kiriho no icupa ryihorera ubundi karangiye icupa rarireka shanda nyamubwiza ukuri ko bitakunda ndawe oya ariko ntugahatirize genda kubera ntabwo byakunda twagerageza tukareba ko no biteze none se amakuru bimeze gute se ariko ibintu biri hano handitse uri kubibona byageze gute kandi impungure ziraboneka rya ece kakigora cyo utakukire abantu bafite ibibazo
hano abantu barimo barabateka miliyoni amamodoka barimo barayiba iki kikazana mu by'umwungure hano wowe Sekenza rero ko turya ngo byagenze gute urabona ejo bundi haje uri kuvuga ngo bamwibye imodoka undi araza ngo amafaranga ngo bamwibye ngo amamiliyoni yego narabimenye sinzi ngo za moto ibintu maze kundembya maze kumva akubundi fande kira cyozo ntibagikurikiranye ibirego byo ni byinshi nkitahira akwa kigorejwe ntago abona umuntu amaze icyo mu atarya n'umungure cyane hasi nakubona ko inzara itwisho ubundi iki cyazanywe nande ibi ni bimwe bitega abantu mu ijoro bikabatega bikabambura amatelefoni biki kanisha wewe uretse ndaje ndakwigaho we ndareba icyo ngukorera wowe ahinga amamoteri ngo arimo aragenda cyane urabona abantu bari kuza bataka ko bari kubiba moteri za Jesa yego ndazibona zira moteri barazifata ngo bakajya bakazikoresha ngo uburyo bwa moteri ku bwato so icyo kintu rero urumva si ngombwa ko tugitindaho ahubwo ndagira ngo turebe ikirego numvishe hano hari umwana w'umusore ngo uherutse kwibwa aya makuru ntabwo waba uyazi uyibwa ibiri umwana w'umusore uherutse kwibwa telefone narabyumvise nibwo telefone n'abagenzi bari mu kabari aho ngaho naracyumvise ahubwo se nicyo nashaka kukubwira twagikoze ko kimaze iminsi ahubwo abo bana tukabafata tukabashyira hanga telefone ikaboneka kuko iranga niyo telefone ye narabyumvise babimbwira ngo iyo telefone ngo yari amafaranga ngo yariho iki cyazanywe nande uyu yazanywe na Asumani wamuzanye Asumani ntajya azana abantu bazima uyu turamukora dosiye manuke wankurikiraniye ikibazo bakaraka uhamagara papa kanzani umva ubwo nanjye ndanyara ako iki kintu ubundi kirwaye iki igisazi hano ntabwo ari indera nese nimba atarindera mudufungiye ubusa ngiye kunywa ndaje ndahitumura bibona ariko ubundi reka nkubaza hano hasigaye harabaye ku kigo cy'abasazi bite byabo ni sawa nese ndagukubita wowe babara ntongere kunsakuza urumva abo bana mugende mubafate mubazane tube tubafite hano ikirego cyabo tugikurikirane ko ngo uwo mwana ngo yari yahawe amafaranga na mushikiwe baramushuka ngo bajya kuyanywera baramwiba uko yena kose amafaranga bashaka ko barayitwaye yego bagatwara na telefone ariko ndumva ayo makuru narayumvisheho kandi mu ntambuka ubona hari ukuntu nyine twicara ahantu turi kuganira turi kureba uko bimeze turi gusoma agafanta hari ukuntu usanga hari abana b'abasore baza basanga bari kujujura uriya no muri aka kazi yabisaba ngo ufungure ugutwi wumve cyane ni ngombwa ariko nta kibazo ibyo ngibyo ni akazi kacu kandi tuba tugomba gukora neza cyane tunagakunze ntabwo bizatugora si kera mu gitondo uretse mbere wenda ndashaka ko biva mu nzira oya bive mu nzira kabisa ndabona mugenzi wanjye ari kumpamagara ariko icyo kintu ni ukuri mu gitondo cya kare mu gitondo cya kare kabisa sawa rero ariko uyu muntu rwose uyu ni umusazi barayishubije ubwo umugomba kundekura nkagenda Tom na n'ubu ntabwo uramenyana amafaranga ari icyo nshaka ni amafaranga yanjye amafaranga yanjye ntabwo mbyumva njyewe gute umbwira ngo nta mafaranga ufite wowe byarambwiye kugira ngo hariya amafaranga gute umbwira ngo nta mafaranga ufite ntabwo ibyo bintu nabyumva rwose sinzi ukuntu uri bubyumve ariko hariya ntabwo nabyumva habe namba njyewe ntabwo byumva ugomba gushaka amafaranga yawe ukumva nta kindi gisubizo gihari nta n'ikindi kintu ushaka kumva uretse amafaranga kumva ngo nayabonye basi wagabanya ko ningabanya urayazana
nyine ntabwo arabura ngo tuvuge. Oya umva ntabwo byavamo ndashaka amafaranga yanjye ndashaka amafaranga yanjye ibyo ubuvandimwe burorera umva sindubona ahantu mwiru mwohereza ukajya ariko Tesi byagenze gute amafaranga yanjye nzabigenza no kugira ngo imunga yagarure ntabwo se nitunahashyemo singuzi baguhakaniye burundu nababuze burundu kubahamagara byanze nose Tesi kumva bamwibye uragira ngo abigenze gute nawe ni kurimo kuvuga bigenze gute cyangwa bigenze ate nese ko byarangiye nyine none se wamubabariye ibi bintu yabikoze abishaka ntabwo njyewe mbyumva agomba kuma amafaranga yanjye wabikoze ubishaka ni ibintu twaganiriye tubivuga igihe kinini dukora inama gute umbwira ngo nta mafaranga ngo amafaranga barayakwibye se ubundi se arakwizera gute ko bayakwibye uri kumva amafaranga yawe nayafashe nkagenda nga ariko ubundi wowe kuri kibura buryo ikimara ikigoryi gute ufata amafaranga angana kuri anakwereje ukajya kwicarana n'abantu mu kabari ngo warize wararangije ubwo urumva warize wowe warize cyangwa wabaga inyuma y'amashuri wabaga inyuma y'ibigo ubundi wowe ugeze cyangwa waranasimbukaga wiberaga n'ubundi mu kabari ntabwo yabaga mu kabari ntabwo bizi ko twamusuraga no ku ishuri gute se tutava kongera kwisimbukira akagenda amabari oya nawe nimba yarakoze ikosa ntabwo ari ngombwa ngo duhite tumuca mu muryango nese uragira ngo abigenze gute mu kanya yendaga nko kurira maze mu kanya agiye gushakisha abashuti be yenda nko kurira nakure mu mbabarire ndabizi ko nakoze amakosa ariko ningirire uzongera se ubwo wakongera kumbwira ngo ngire ikintu nkumarira wakongera kubimbwira rega ikosa ibaho nanjye singereka ikosa ibaho uzongera kurya ari uko wazanye amafaranga yameze igira wakimara we nigendere sinakubwira ngo urakwica urareba ibintu wakoze uzi ko niyo bayakwiba ariko utarayariye amajoro nta kintu ari kugutwara ariko buriya ari gukubitiraho amajoro waraye uza wasinze wabaye ibyatsi none reba umuntu agiye mu bayobozi nta kuntu bamufasha bose bagakora iperereza bakareba nimba ari amafaranga yagaruka ya kuri ribu ndi kubona ariko se nk'aba bana koko ko noneho ndeba batinze koko Verediana ko nagowe nzajya ngenda njye guhigira abana nzi nanateke njye no kuvoma njye no gutashya umuntu araruha akabisazana mwiriwe yego mumeze ute tumeze neza cyane mwana wanjye se ko ndeba ntakuzi muri iki cyaro yego ntabwo dutuye muri iki cyaro tutari gutambuka dusaba ubufasha ubufasha yego ufashe njyewe Verediana nashobora kugufasha koko mwana w'umusirimu nkawe ntabwo nashobora kugufasha pe yego birashoboka mo wamfasha kuko mfite ikibazo ufite ikibazo cyo tambuka wicare twe twicaye hano kuri aka kabaraza ndire n'ibyo byana byagiye kunzanira inkwi hanyuma rero ubundi umbwira ikibazo ufite nyine mu rugo aho ntuye mu rugo iwacu bamuye amafaranga kujya gucuruza mukoma amafaranga kujya gucuruza ngajya guhura na mugenzi wanjye turi bufatanye gukora nimba nibo banibye telefone nimba telefone nayitaye simbizi kandi niyo yari amafaranga nagomba kujya gukoresha amafaranga yarabuze rero mu rugo mushiki wanje kuko mbana n'abashiki wanje babiri mushiki wanje mukuru wamaye ayo mafaranga ari kumbwira ngo n'amafaranga afite mve mu nzu nine ngende gushinge gushaka amafaranga ndakumva kandi inda nazo zirashika
kandi sinzi hano mbese mumfashije basi mwaba muncumbikiye n'iminsi 3 gusa mwaba muncumbikiye ngareba nimba nareba ukuntu nashaka ntiyabone ngareba ukuntu nasubira mu rugo. Yo mwana wanjye se koko ahantu Perediana ndyama kutaha ryama reba kuntu usa ntago waharyama ntiwahashobora mwana wanjye. Ndabona wowe uryama kuri bya bindi bita ngo ni imifariso naho twebwe dusasa imifuka tukiryamiraho n'amashara. None se ubu naho uzashobora kubiryamaho mwana we? Cyane mo uzabishobora cyane nuko. Ariko rero nubwo ngiye kuguha icumbi ndagira ngo nguhane. Mushiki wawe yaguhaye amafaranga yagutekerejeho kugira ngo nawe ugire icyo wimarira. Ariko mwana wanjye urumva ko wayateye inyoni. Nawe ubwawe ntuzi aho yagiye. Ntuzi niba telefone warayitaye ubwo wari wanyweye bya bindi byita muri ture nibyo wari wanyweye. Oya sinyanywa biriya bintu. Ariko yego turi twanyweye kuko tutari kuganira ukuntu ejo turi buge mu kazi. Nyine kuko nawe mfite amafaranga avuga ngo reka mugurire gato yene tuganire kuko ntabwo twakwicara tutari kumwe. Niko byagenze ariko sinzi ukuntu bya. Reka mbe ngucumbikiye yenda n'umujinya wa mushiki wawe banza ushire. Ariko rero ubutaha iryo kosa ntuzarisubira. Urumva mwana we? Cyane mo. Tugendeye kukwereka ahantu uzajya uryama. Nigucina ruguru. Nabyana nabyo umwanda wabyo watumye indwara n'igitenge cyanjye cyuzuye. Mama yego wicare hano dore baguhamagaye bakubuze nandi gutera agapira hari. Abasene b'abantu b'i Kigali batwibutse mwana. Reba amfate numve. Allo Shanga muraho neza? Amakuru y'iminsi Ninda aho akavura wapi ntago karagera inanga kandi tuba tugakeneye kurusha mwebwe. Nubundi nta kintu tuba turi bukore cyane ko tunahinga. Ahubwo se agira nkwibarize ninde mama? Mwana wanyu w'Kigali. None se yabawe mushiki wawe twaravuganye arambwira ngo azaza kunsura ariko narahebye. Yambwiye ko agiye kuza aho ngaho ariko ngiye kubimbwira natunguwe cyane no kumva ambwira ngo agiye kuza ngo kandi ntabwo mumenyereye ko atekereza ikintu cyo kuza mu cyaro. Mwavuganye rero reka nkubwire asigaye afite ikintu bita agasuzuguro sinzi ikintu cyamuteye pe. Nsigaye mvuga akaba arazamutse akandusha ijambo. Jya wihangana mwana we, jya wihangana ariko ntugatoteze mushiki wawe. Amafaranga se yayakuye he? Ntabwo nawe ubizi. Aha ntawamenya yenda babahungu b'i Kigali numva ngo iyi Kigali se ko numva ngo murayasarura ku biti barayamuhaye buriya. Numva nguje Kigali ngo reka ngo kubona amafaranga ni nk'uwo mwanya. Ubwo nyine rero wasanga abo bahungu ari bo bayamuha. Naza nzakubwira. Nzakubwira naza. None se ewe ikigage ubushera hari udusaka nari narinitse ubu ngubu nzajya kudushesha mwana we, nzajya kugushesha
mwoherereze ni ukuri nzaguhera umuturanyi numvise avuga ko ashaka kuzaza i Kigali nzamuguhera udushyimbo two mwana wanjye twarashize izuba ryarabimaze uribuka ko izuba ryari ryaracanye n'utwo twasaruye dore natumariye ababene wanyu ahangaha nta n'imbuto mfite ariko mwana uzarebe ukuntu nyoherereza n'udufaranga nzakubwira nazi urakoze bayi awa baragwira pe nose ubundi ma ko nabonye umuhungu hano bimeze bite n'uwahe uriya muhungu rero ni umwana waje afite ibibazo mwana wanjye buriya turaza kubiganiraho nimugoroba ni n'umuhungu mugenzi wabonye atari mutangana nabonye itungana ariko ikibazo nose ndarara hema murararana si umuhungu se hari ikibazo nawe mama rero ubwo se ubwo araza kurara mbyiga ariko nawe rero ibibazo yahuye nabyo nawe wahura nabyo dore nawe wigize nabi ndabona warishyize amatatuwaje ariko biba byita amatatuwaje nose ko nanjye kandi wa mwana we nawe ndabona nabibonye muri filime ariko mama nta kibazo ubwo ngubwo uraza kubinsobanura njye by'uriya muhungu ntabwo n'umuhungu mugenzi wawe mube muri kumwe ndaza kukubwira uko byamugenze mbe nikinira agapira ariko njye ntabwo nabyemeye ngaho kina nanjye wongeye gushaka ukuntu nshaka ibyo murarira nimugoroba mwajyana turaza kubiganira ariko uze kuza kujya gukura ibijumba yego uriteguye action ugenda uvugire hirya action action bimeze bite ko mbona wiyumvira twagiye wewe Tom twagiye tugere ko gushaka ibekera